nuko rero amezi 9 arashira urabyuka ushobora kujya muri salo ushobora gutangira kuba wabwira umwana tukora ikikora kiriya noneho kuva aho ku mezi 9 byaje gukomeza biti yego byaje gukomeza narakomeje nyine ndarwara ariko haraho naje kugira bimera nabi nanone muri ayo mezi 9 ari hasoza ku buryo numvaga ko ubuzima hari umunsi umwe ntazibagirwa numvaga ko ubuzima bwanjye burangiye hari umwana nabanaga nawe narakiriye nashakaga gushyingira ndamuhamagara Imana imuha umugisha Sara ndambwira Sara ndumva ubuzima bwanjye burangiye Yesu ashimwe cyane ndumva n'ubwa mbere nari mvuze iryo jambo kuko ubugingo bwamvagamo numva burimo bukamuka umwana akora utwo akora kumbi we yaranyibese ansigaho muri salo niho narindi aragenda ajya ahantu ajya kwa Masasu mu butayu bwaho ngo aragenda arasenga ku musozi ibyo yabwiye Imana ntabwo mbizi bwarakiye mu gitondo Imana yakoze ikintu yohereje abakozi b'Imana 8 ntafitanye nabo gahunda barimo abo twakoranaga umurimo baraza bamaze iwanjye iminsi 3 biyirije ubusa basenga Yesu ashimwe cyane amen iyo ukomeje muri cya gice twasomye haraho abigishwa urumva basengeye wa mwana ntiyakira hanyuma bamaze kwiherera n'umwami Yesu ngo binjiye mu nzu yabo barambaza bati bishoboka gute twebwe ko byanze ko twasengeye uriya mwana ntakire byagenze gute wowe ubigenza ute mwami arababwira ati rero bariya badayimoni akenshi abo bameze batyo bakurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga bamaze iminsi 3 batarya batanywa abantu 8 bari muri icyo cyumba cyanjye Imana ibaha umugisha amen yego turi muri salo mu by'ukuri bahavuye umutwe wacecetse niho numviye ubugingo bwansubiyemo numva ariko umunsi mvugana n'uwo mwana numvaga bwasohotse byarangiye abo bantu bagiye gusoza ayo masengesho ubugingo bwansubiyemo Yesu ashimwe cyane amen harimo wenda abantu bavuga bati Imana ikizite ariko ntabwo wabimenya utinjiye iri ni irembo Imana yadushyize imbere kugira ngo twinjire yego tubone uburuhukiro Imana nishimwe cyane amen nyuma yaho rero nakomeje urugendo igihe kiragera urumva ntabwo byari byoroshye nkomeza urugendo igihe kiza kugera nkajya numva ijwi rimbwira ngo jya guca muri scanner indwara yari yarananiranye yarabuze nza kugenda ndayisabira uwa mbere arabyanga uwa kabiri arabyemera banyohereza i Kanombe bancisha muri scanner bisubizo mbisubizayo i Masaka hanyuma umuganga atangiye kureba ibisubizo byanjye uko abisoma nkabona arandeba uko abisoma nkabona arandeba ariko nanjye numva ngizemo akantu uyu muganga usoma bino bintu akandeba bimeze bite hanyuma arambwira ngo ibisubizo byawe kambishyire dogita abirebe neza yarabifasha bishyira dogita ariko ubwo ajya kubishyira dogita yarambwiye ngo ufite ibibyimba ariko ubwo ya maraso ntabwo yahagaze niko nkomora ibitenga by'amaraso niko mbicira niko mpumeka amaraso umwuka wanjye wari amaraso aragaruka ariko ubwo akimara gusohoka numva ngize ikintu mu mutima iyi Mana ni nziza cy'ubwoba ukuntu ngiramo akantu kakoba mu mutima numva ngizemo nk'igitengo guhinda nk'umushitsi yego amaze kubimbwira ko mfitemo ibibyimba nagizemo ikibazo ariko nkigira icyo kibazo ijwi rirambwira ngo nari ngiye guhanuka kwikubita hasi yego ijwi rirambwira ngo nuhanuka ukikubita hasi ntabwo ubaho noneho nanjye ikintu nakoze ncyumva iryo jwi nafashe nya ndavuga ngo mutima wanjye turiza Uwiteka urikomeza ndikomeza Yesu ashimwe cyane haleluya ndikomeza aragenda araza nsomera ibirimo anyohereza CHK ndataha ariko ubwo bitewe na cya kintu cyambayeho nahise ngira umushitsi ndarwara kandi nari muzima abantu benshi bishwe n'ubwoba ubwoba
ndareba ntangira kubara imibare ntangira kubara imibare y'ukuntu ngiye gusiga impinja, ntangira kubara imibare. Umva Satani amajwi ye, ayo yari amajwi y'umwanzi, ariko ijwi ry'Imana ryari ryandi ryabanje mbere rimbwira ngo nuyikubita hasi ntabwo uhaguruka urapfa. Maze kuryumvira mfashe ntya mutima wanjye turiza Uwiteka waratuje. Ayo yandi rero yansangaga ambwira ko ngiye gusiga abana, ngiye gukurikira musaza wanjye, nsize mama w'umukecuru, ibintu nk'ibyo, ayo yari aya shitani. Mu by'ukuri nararwaye, ntangira kuruka, kubibwira papa w'abana birancanga, kubibwira abana ikibazo mfite birananira. Ndarembye rega, yego ndarembye, ndarutse nk'ejo bundi haciyemo umunsi ku wa gatandatu mu gitondo, ndumva aribwo nabibwiye umutware, arimo yari yambutse hakurya Indera, hari ubutumwa yari agiye gusohoza, ahagara mu muryango ndambaza ukuntu meze, ndamusobanurira, ndambwira ariko ntifite ikibazo, ko nari nzi ko atakoze nta kibazo. Ndavuga n'ibyo ari byo byose, naramurebye ukuntu ajya ku kazi n'ayamiriho yo mu kazi namwe muzi. Ndavuga ni umuntu ushobora kumubwira kano kanya atari akagenda agahura n'ikibazo mu nzira, reka mbe mbiretse. Rero nabimubwiye mu mwanya ukwiye, bimubwira ariko wa gatandatu atari bugiye mu kazi, narabimubwiye nta kintu yanshubije, yaragiye aho yagiye, nta minota 30 yamaze yahise agaruka cahajya mu buriri. Ndi muntu nabibwiye n'umuhungu wanjye mukuru, ndamuhamagara ndambwira ni burya rero ndarwaye gutya na gutya. Nyuma y'iminsi 2 nawe yaraje, yakoreraga i Butare, yaraje. Yesu ashimwe cyane. Ndarutse, ariko ubwo ataraza hari inshuti zanjye n'umundi zaje. Noneho baza basanga isesema yose, basanga nta wundi muntu hari nyine, ndaho na wa mwana, utundi twana dutoya twagiye ku ishuri, abandi nabo ntibahari. Nuko baraza basanga ndaruka, ibintu birakomeye, barafatikanya n'inshuti zanjye ebyiri z'abamama n'undi mu pasiteri umwe. Imana ibaha umugisha, ntabwo ndi burondora amazina, ariko umuntu wese uzi ko yangezeho, umuntu wese uzi ko hari icyo yakoze ku buzima bwanjye, Imana imuha umugisha. Nukuri mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima, ntasize n'igihugu cyacu cyabigizemo uruhare, mu gihe ntari nzi ngo bizaca bizaturuka he. Imana igiduha ababyeyi, igiduha ibisengasira ubuzima bwacu, nta ruhare twabigizemo. Yesu ashimwe cyane. Ubwo aho ngaho ni ukuvuga ngo baraje basanga ukuntu meze, baragenda bashaka utunini, barampa, ndaruka, kugeza igihe nafashe ntya, ndubama nanone kwa kundi, mfata ikiringiti nkishyira hano gutya, ndyama nubamye, mbwira Imana ndavuga ngo Mana, na wa munsi warakoze, n'uyu munsi wakongera ugakora, n'ubutaha uzongera ukore, ariko mbabarira uhagarike iyi sesemi, kuko ndumva ntazi ukuntu bimereye, nta kintu naryaga, nta kintu nanywaga, usibye kuruka gusa. Aho naho Imana irahaba, irahantambutsa. Igihe kiragera rero kugira ngo wenda ntaza gutwara iminota myinshi, Imana ica inzira muri ako gahe. Maze kubyuka aho hantu, babakozi b'Imana urumva ko bari bahavuye, Imana irambwira iti jya mu masengesho y'irindwi. Ariko pastor, uzi ko urwaye, Imana ikakubwira ngo ujye gusenga, urarwaye, Imana ikakubwira ngo genda ujye gusenga. Yesu ashimwe cyane. Kwiyiriza kandi cyane. Urarwaye, uri ku miti, Imana ikakubwira ngo senga. Umwana akaza ati mami, ati nsengera. Gusa ibyo ngibyo ni nka ya nzira n'ubundi navugaga, ni Imana ibiguha icyerekezo. Kuko mu by'ukuri ukurikiza umubiri ukuntu umera, n'ukuntu unanirwa, n'ukuntu umubiri w'urwaye, n'ukuntu biba bimeze, ese ubundi ubwo ijambo wavuga ni nk'irihe? Uramutse utizeye, udafite kwizera, ni ukwiheba no kurira gusa, ni ukwiheba no kurira no gupfa bikurikiraho. Yesu ashimwe. Nta n'uwakubwira ati nsengera ngo ubishobore. Ariko hari n'igihe umuntu yazaga ati ubwo wenda ndi kuburira nka hariya, akazi ati pastor ati meze nabi, nkavuga ngo Uwiteka, ntabwo ari igihe ukiza, imbaraga zawe zimanuke nkagira ntya,
nkavuga make cyane nkambwira nta mahoro y'Imana bane nawe imbaraga z'Imana zikubeho kuko atari igihe ukiza ari Uwiteka Imana ukiza. Amen. Ubwo bikaba birarangiye kandi wakagenda gakira uwo muntu akagenda agakira ukiraho jewe nkasigara nduka je nkasigara ngaragurika. Urumva icyo kintu? Ibi bintu by'Imana rero nubwira bukomeye uyu munsi umwana w'umuntu atabasha gushyikira cyangwa se ngavuge ngo bimeze gutya cyangwa ngashyire ku munzani ngashyire ku gipimo. Icyo dusabwa ni ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo kwakira ubwami bw'Imana muri wowe gusa nta kindi. Ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza akagufasha. Aho rero mpavuye ndagenda ndasenga iminsi 7 koko ndabishobora kuko ubwo nabwiye Imana ndavuga ngo se Mana kubibona Mana ko nta nimbuto mfite Mana kubibona Mana kubibona ubu se ndabigirane ndabyemeye ariko se urugo unyoherezamo ndagenda mbatura ibibazo mfite. Reka mbabwire iyi Mana niyo kwizerwa. Mu isaha imwe imbuto zari zije ntawe nahamagaye za mpamvu zose washyiragaho impamvu nashyizeho ko narebwe ngo jewe ndahari kugenda kuko wampaye imbaraga zo kubyuka ku buriri nkaba mbasha kwicara nkambasha no gutambuka bikemera jewe ndagenda ariko se ndagenda nte ko ntari bugereyo nta na ya moto mfite nta n'imbuto nta n'iki urugo rw'umuntu ngiye kujyamo nzasenga aya masengesho byibuze ntari bukamure n'utubuto byibuze nimugoroba byibuze ngo ntufate ndabigira nte Mana. Nkimara kuvuga iryo jambo nyuma y'isaha bya bintu byose naringize iby'izitwazo byari bimaze kuboneka. Nanjye buracya mbwira umwana nimerekeza ntega moto ndagenda na hahandi mpamara iminsi 6 umunsi wa 7 musoreza ku rusengero. Nari kuri gahunda y'Imana nyine byari gutya ibintu by'Imana ni gutya. Yego. Niba ikubwira ukabyumva bikore. Yesu ashimwe cyane. Nuko byaje kungendekera aho ngaho rero niho navuye nkomeza urugendo noneho ntabwo nongeye kuryama cyane oya nari ndwaye narivuzaga nkakira nkivuza nkakira gutyo nkabigendana noneho ndatangira ndasenga ikimana imbwiye gukora nkagikora nkomeza urugendo rwo kwivuza kugera ubwo noneho ubwo Imana yambwiye iti rero va hano jya ku musozi tuvugane. Imana incira inzira kakanzu njya ku musozi wa Uganda ngenda nakoze bije y'iminsi 7 ibintu by'Imana. Iminsi 7 yashize aribwo ntangiye Imana irambwira iti noneho rero ubu uratangiye. Yesu ashimwe cyane. Mwabyumvise? Iminsi umunsi ni ukuvuga ngo umunsi wa 7 urumva hano nari mfitemo ikibyimba mu mutwe harimo ikindi ayo maraso niko nayaciraga. Noneho umunsi wa 7 ndabyibuka hari saa 8 z'ijoro mbona ndi mwiriba ariko ngo nari mfite inyota idashira nkanywa amazi. Urabona ya mazi iyo uhagaze hejuru ya pisine ntujya ubona ukuntu ya mazi aba ari umweru. Iryo riba niko ryari rimeze. Nywa amazi nkumva inyota ntishira. Noneho icyakurikiyeho mbona ngo mvuye ikintu nsohoroka mu kintu cy'ikibiri ariko ngo nkabona icyo kibiri ni icyanjye. Uko cyari kizengurutse gutya ndasimbuka nkibonye ngira ubwoba ndagihunga nyisohorokamo ndagenda mpagarara ku nkombe y'uruzi. Aho ngaho rero umuntu niho yampamagariye mu izina arambwira ngo fata transfer zawe ugende ujye kwa Dr. wa Butaro. Mu by'ukuri Butaro numvaga nyizi mu Rwanda ariko aho nari ku musozi wa Uganda kandi nkabona ndi ku rusengero kwa Kayange. Noneho mbaza uwo muntu ndambwira ntese kumbwira Dr. wa Butaro nkaba mbona ndi kwa Kayange ibi bintu ndabihuzane. Niko naganiraga n'uwo muntu mu nzozi. Noneho arambwira ngo yego Dr. wa Butaro n'uwo nyine Kayange. Noneho mu gihe nkiraho mbona haje umuntu mu ishusho y'umupasiteri aturuka nka hariya aza ntegeye amaboko nanjye ntega yandi turahoberana. Duhoberanye arankanda ibiganza bye gutya bisanganye inyuma mu gihumbi cyanjye igituza cyanjye gikandira muki
naraboroze ntakijwi rirenga muvuga mu mazina ndambwira ngo uranyishe uko nakavuze ngo uranyishe numva ikintu kiraturitse noneho mpera ko ndashiguka bitewe n'ukuntu nababaraga ndabyuka ndicara ndavuga ngo ibintu bimbayeho ni biki Yesu ashimwe cyane ariko ubwo nsubiye inyuma gato byari mu masaa 8 nijoro mvuye gusenga hanze nagiraga icumu hano mu gatuza rihinguranya inyuma amagufwa y'umugonga kandya naba niherereye nkataka nk'umwana ariko nyine nkataka mpamagara umwami Yesu nizeye ko abasha kunkiza nizeye ko hari icyo yakora nk'uko yagikoze ku munsi wa mbere igihe nakizwaga hari icyo yankoreye umunsi wa mbere nkizwa nyibutse uwo munsi Yesu ashimwe cyane noneho rero mpera ko ndakanguka ntekereza ibintu bibaye nshyiraho umusaya ndaryama ariko wa muntu navuganaga nawe ntabwo yari yandetse akajya ambwira ati byuka akampamagara mu izina ati byuka hari amagambo nariho mbwirwa ariko mu by'ukuri bitewe na rya cumu ko ryari ryoroshyemo gake ngira ibitotsi byinshi na wa munaniro mwinshi nkumva ndashaka gusinzira gusa kwigumirayo akajya nkomanga ati byuka wandike arankomanga kugeza igihe nabyukiye ndicara mba maso fata agakayi kanjye kajenda ntangira kwandika ibyo numva mu matwi yanjye ndiho mbwirwa buba buranakeye noneho rero igitangaza imivurire y'Imana se wamenye yariyo ntabwo wayimenye noneho numva hano ndasa naho nteruye ikintu kimeze nk'ikibyimba noneho ntabwo kirimo gusohoka ku kuboko se nagushyiragaho gutya ngo byemere ntabwo noneho n'umutwe utangira kundya kumva umubiri wanjye wahindutse njye ntabwo nawubonaga noneho mfata akabaga njya mu butayu ariko umutwe undya ndaborosa njya mu butayu umutwe urandya nanirwa kuryama umutwe urandya gusoma Bibiliya birananira najya no kwihengeka hasi mu butayu byibuze ngo nshyireho umutwe gutya birananira umutwe urandya ndahagama nicarira gutya ukuboko nirirwa nkugize ntya nkakumanika ntya nkagutega ukundi byananira nkategaho akabaga ahangaha ntanyeganyega umutwe urandya bigeze nka saa 11 hari abana baje kunsura hari umukobwa wanjye wari uriyo na mubyara we nawe yari yahaje baza kunsura kinkubita amaso arambwira ngo mami ko wabaye umukara ndambwira nabaye umukara ati byagenze biteze we yarambajije ngo byagenze gute ndamubwira si byiki arambwira ati nkuko uzi ya safuriya y'umukara zazindi za kera ni arambwira ati nikusa noneho mutekerereza ibintu byambayeho turaganiriye amasaha arageze baratashye noneho za kwibuka ko mfite akanini ka paracetamol ndakanywa nyuma y'iminota nka 30 umutwe numva uratuje numva nabwo ubabare nari mfite hano burashize ubona ukuvuga ngo nyuma yaho namaze iminsi 3 nanone ku musozi uwo mukobwa arazaranyakira Imana imuha umugisha turataha ariko njyana rya jambo rivuga ngo uzajye kwa Dr. Wande wa Butaro ariko ubwo ntabwo nibukaga neza Butaro ikihakorerwa cyane mpamagara umushumba warina ndamubwira nti wandusha ko uhamagara umuntu uramubaza uti se harya Butaro bahakorera ibiki ndamubaza ngo Butaro bahakorera ibiki arambwira ati Butaro haba bahakorera bahavurira uburwayi bwa kanseri ikindi ngira ngo n'abana bafite ibibazo sibyo ra ngira ngo ntabwo nibuka neza ariko yambwiyemo ibintu bibiri ntabwo byatinze rero najyanye ibyo bintu mu mutwe ndagenda ngeze mu rugo nduhukaho iminsi 2 kuri uwo mwana mfata inzira njya kwa Kayange yego na za transfer zanjye nari narazitwaye baratwakira bakira abashyitsi nivuga amazina ndambwira nti mushumba nzanye izi transfer reka mbabwire ibintu by'Imana rero kwizera nibisazi kwizera nta bwenge bubamo kwizera nta kumenya kubamo nta mibare ibamo oya kwizera Imana ni Imana mu bumana bwayo utashobora kuyifata gutya no kwizera niko bimeze iyo ushyizemo imibare ugashyiramo kumenya ugashyiramo ibiki ntabwo bigukorera
noneho ndamubwira nti mushumba rero naje ngiye maze iminsi 7 ku musozi Imana yambwiye ngo nkuzanire izi transferi Imana yambwiye ngo ni wowe doctor ugomba kumvura umugabo yarumiwe pastor ati nimuzanire hagatebe anshyira ku gatute nta kiganza yandambitseho yaravuze ati niyicara aho ngaho ndicara umugabo ayobora gahunda uko yayoboraga arabwiriza yigisha abantu araturisha akora ibintu byose yashoje mu gitondo aravuga ati impamvu uyu mubyeyi namurekeye hano ni ukugira ngo abeho mu kubaho kw'Imana urumva kubaho kw'Imana kubaho kw'Imana ni ukubaho kw'Imana mu kubaho kwayo nyine ati niyo mpamvu ati nejo uzagaruke naragiye ejo mba nagarutse mu by'ukuri amasaha yo gukiza yarageze nkajya numva inzembe mu mutwe icumu rifataha noneho rirahagarara mfata hano mbura ukundi kuboko kwa gatatu kuri bufate inyuma mu gihumbi byibuze ngo mfateho ntsindagire n'inyuma hatsindagirwe byibuze n'uruhirwe nuko abandi bagiye imbere ntaho nagiye nagumye hahandi nzembe nkumva zirakata mu mutwe icumu rirahagarara hano mu gituza nkumva riri inyuma mu gihumbi amagufwa y'umugongo niko ndya ndataha icyumweru kirashira ariko ubwo urumva ko Imana yabaga ikora uko najyaga niko byagendaga noneho umunsi umwe ndabyibuka hari kwa kabiri niyumvamo kujya gusenga umwana ndamubura kugira ngo tujyane ndamuhamagara yaragiyeho mu mujyi ndabwire ndabona watinze ngewe ngiye kujya hakurya ngiye kwa anti ngiye gusengera kwa anti kuri televiziyo yego ndumva ntafite kuryama uyu munsi muri iyi nzu ati nta kibazo naragiye baransuhuza bati kurya ndabwira ni oya ndanywa akakombe k'icyayi gusa hanyuma televiziyo muyigabanye musiga ijwi rike ritari bakangure ngewe nzanywe no gusenga bajya kuryama asigara muri salo noneho Kayange ajya ku gatute atangira kwigisha kuri Mwuka Wera yigisha kuri Mwuka Wera twinjirana muri Mwuka Wera nuzura imbaraga ari kuri TV yigisha nuzura imbaraga nanjye nuzura Mwuka Wera tujyana muri Mwuka Wera nkabona turi kumwe ku rusengero nkabona mbese nabonye ibintu bikomeye ntabwo nabyinjiramo byatuma dutinda ariko icy'ingenzi nagiye kuva muri iryo yerekwa ari hasiga abantu amavuta nanjye muri kwa kwizera ko mvanyeyo gutya nibuka ko mu kabati harimo amavuta yerayo ndagenda nanjye ndayafata nyamena hahandi mu mutwe ndanisiganisigannya ariko iyi Mana izi ubwenge uzi ko yangaruriye ubwenge bwo guhita nisuzuma vuga uti habaye iki akagira inkuru habaye gukira kwa ya magufwa y'umugongo kuko nagize nsanga nakize amagufwa y'umugongo ngize ntiyabiremera nararibwaga ku rwego rw'uko ntabashaga kwicara uko nicaye nararibwaga nkabameze nya gutya nkaribwa umugongo nanabikora cyane nkikonkomora bya bitenga by'amaraso nagize ikibazo cy'uko ntari mu rugo nari bukangure buri muntu nkababwira igitangaza Imana inkoreye ariko ndiyumanganya nyine nk'umushyitsi ndatambuka njya kuryama muramukazi wanjye mbimubwira mu gitondo amagufwa y'umugongo wanjye yakiriye kuri TV gutya nyireba ntya nuzura Mwuka Wera nagiye kuva muri uwo Mwuka Wera namaze gukira amagufwa y'umugongo kuva uwo munsi kugeza uyu munsi amagufwa y'umugongo ntabwo yongeye kundya byahise bikira mvuye aho rero mu ncamake nibwo naje kuza namaze y'ukwezi kose uri kwa muganga Imana yarana ako kantu Imana iguha umugisha uri kwa muganga ku musozi uvuye ujya mu rusengero urusengero rwari ruhari nta rwari ruhari barimo bubaka twararaga hanze kuko Imana yaranambwiye ngo uva muri uru rugo aho kwa mukobwa wanjye ugende wegera ibitaro nabaga hanze ku manywa nirirwaga hanze nkurura akavarisi mfite nkashyira munsi y'igicucu mbungira agacucu aho kari bwakwira nijoro nkarara nicaranye na babandi barwaye n'abazima bwacya mu gitondo ntafite nanone aho ndi bwihishe nkarara hanze bukanyiriraho natahaga mu weekend gusa kuko mu weekend ntabwo bakoraga Yesu ashimwe cyane nubwo ubuzima nabaye muri naje kuvayo ubwo no kuvuga ngo ikibyimba cyamenetse icyo gihe icyaha mu mutwe kirogoshwe icyo gihe gishiramo ubwo rero noneho nje ndongera nkurikirana
bya transferi ndagenda njya gukora transfer mbati genda ujye CHK mpasanga umuganga w'umwana mwiza Imana imuha umugisha nawe aranyobora rero uzi kukuyobora utazi buriya sugira ngo narinzi ko mituweli yanjyana mu Buhindi kanangarura reka da nabyo narinzi mu byukuri gusa Imana igira inzira for sure Imana igira inzira zayo ntagendaga nyoborwa n'abantu muganga ati genda ujye hangaha dogiteri niba agusinyire nkagenda nkagera nkabakansinyira ngo genda ujye muri RSSB nkagenda nagera nkababaza igikurikira bakabyimbwira nkagikora aho nkava njya muri Faisal mpageze bati nukunyura muri MRI noneho rero banyujijemo mu mutwe bazanye umutwe wanjye banyereka muri mashini ukuntu umeze iyo ntagera kwizera na hariya simba narahavuye ariko nibutse y'Amana yandagiye kuva cyagiye ngaho nahwereye ngaho nahembutse hari igihe nahwereye ndi centre de santé ndi kumwe n'umwana numva ubugingo bumvuyemo Imana ikora igitangaza ikoresha mugenzi we araza nawe Imana imuha umugisha adutwara mu modoka ntayo twari dufite ako kanya muri icyo gicuku ngeze i Masaka numva nanone bwa bugingo burongeye bumvuyemo ndongera amanura ibirenge ntyashyira hasi mbwira umwana ndambwira nti reka nicare Imana ikongera ikagarura bwa bugingo ikongera ikabunsubizamo Imana rero niyo kwizerwa yego ndebye muri mashini ndebye umutsi ukuntu umeze Yesu we naravuze ntuwiteka urahari noneho nyuma doctor arambwira ati rero Imana imuha umugisha buriya nta kintu kiza nko gusenga iyo usenze Imana cyane cyambere Imana ikuyobora ku muntu muzima uzagufasha irakuyobora kandi nawe ni umuntu w'Imana ikamukoresha arambwira ati genda ati tuzabyigaho atariko ibyo ari byose ni mu Buhinde Yesu we mu mutwe basanze ni ukuvuga ngo wari umutsi noneho harimo umutsi wabyimbye washizeyo wangana gutya warabaye umuhondo ku buryo wakora gutya kagahita kagira gatya ariko maze kubibona nasenze isengesho nta nubwo ibyo mu Buhinde ntabwo nabyitayeho no mu isengesho ryanjye nta bindi bintu nigize nsengera nahamagaraga ubwami bw'Imana ku buzima bwanjye nkabwira Imana ngavuga ngo Mana ubwami bwawe bumanukira ubuzima bwanjye ufite insimburangingo wakora ripeya niryo sengesho nasenze ntabwo nari nzi ngo bizagenda gute rero Imana irabikora nsubira ku musozi njya gusenga n'amafaranga ajyayo ntabwo nari nzi ko bizagenda aho kugira ngo ujye kwivuza wasubiye ku musozi nasubiye ku musozi ndavuga ngo Mana ubu Buhinde buravuga iki bimeze gute nzabugeramo nte bizagenda gute ibi bintu ko numva ntabizi yego mbayo Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe yaduhaye ubuyobozi bwiza amen barakarama Imana izabahe kurama umuyobozi wacu Imana izamuhe kurama sinzi ukuntu nabivuga ikintu navuga umwanzi umwanga akamwangana nabi bose n'igihugu cyacu ubwo navuga ngo ushyira Imana mubabarire kuko ntazi ibyo akora aragakizwa Imana mubabarire ko ntazi ibyo akora ntabwo azi ibyo akora nuko ndagenda mbayo ndasenga Imana ibana nanjye ntabwo byari byoroshye uragaruka ndagaruka nsubira Faisal wari ushinzwe kohereza abarwayi noneho ndamubwira nti ndashaka kugira ngo ndebere nasize bavuga ibyo kujya mu Buhinde harya kujya mu Buhinde umuntu agiye bigenze bite areba ati ni we Florence nti ati mbega umudamu utikunda we koko ati niko tukagushaka ukaduhereza telefone itabaho ntiyari iri hariko ukabura uzi ikibazo ufite ntindakizi kuki wabuze namubwira ariko telefone yanjye yari iriho nta kibazo arambwira ati uzi amafaranga bagutangaho ntabwo nyazi nibwo namenye ko ari nabo bazayatanga ubundi nta nibyo narinzi arambwira ati uzi amafaranga leta igutangaho ambwira umubare ndaruca ndarumira ati nonaha rero genda ushake aya visa pasiporo y'umurwaza n'iyawe tike azagutungura iyo ntazakodesha inzu uzabamo Yesu we yabaye nk'unteye inkota numvise mu mutima wanjye
ngize nanone ikintu cy'ikiniga ndavuga ngo ariko Mana ubu se naranambwiye ntese ayo mafaranga yose genza yakura he arambwira toya tuzayabona n'abandi barayabona buriya rero inararibonye mu bintu ntabwo avunika nafashe inzira ndagenda njya mu rugo mbwira abana ni munzaniye ka kamotora kanjye hano kakandi kanjye cyane kurumva imbavu zari zitarakira neza ku buryo naryama ku gasima nahamaze iminsi 7 mu by'ukuri nahavuye Imana yakoze igitangaza nabonye ya visa yanjye na ya pasiporo yanjye tangira gukurikirana ayarangiye mfata ya 40 nijye urwaye ni najye ugomba gusenga naho urwaye kandi n'ubusenga nijye usenga ariko hagati aho nari mfite icyizere mu buzima bwanjye numvaga ko ngomba kubaho noneho ngeze aho nigirira icyizere ntagira no kwiga ukirwaye nyirwaye nese sinari mfite kwizera nawe wari ufite bisazi ntabwo ari ukwizera gusa nari mfite kwizera yego ndavuga ngo Mana agiye ngomba no kujya kwiga njya mu ishuri rya Bibiliya noneho twagera mu kizamini umutwe ukandya cyane nkakorora n'ibitenga by'amaraso nkabicira ariko ndavuga ngo Mana uko byagenda kose jewe ndi muzima jewe ngomba kubaho ntabwo nzapfa ngomba kubaho gihe cyarageze ubwo nyine nayatike araboneka nazantunga nazakodesha byose biraboneka gihe kigeze rero fata inzira ndagenda ariko ubwo ntaragenda habamo akabazo ko kuvuga ngo ko nta murwaza mfite bizagenda gute ariko jye nigirira icyizere ndavuga ngo Imana yacu ntigikora umurimo igice niba nta murwaza mbonye Imana izi ukuntu izabigenza ntabwo izabura uko ibigenza kugira ngo ugembeho ndagenda ndabisaba bibanza no kubaho ikibazo ariko ninginga dogita wanjye arabima ndagenda ngira mu Buhinde yewe byari birebire barankorera ntabwo byari byoroshye amafaranga aba menshi Yesu ashimwe cyane nanone bati mwongereho bitewe na serivisi tugiye kumukorera mukuri ndacyavuga ngo Imana ihimbazwe ku bwa leta yacu amafaranga bayongeyeho barankorera barambaga baratunganya ibidatunganye aho ndahava nsubira mu icumba aho narindi abo nasanzeyo Imana ibaha umugisha bansuye hari abana nasanzeyo abanyeshuri baransura barimo barandeba wenda barananyumva mbasabiye umugisha uturutse ku ndiba y'umutima twabashimiye cyane Yesu ashimwe cyane Imana ifite abantu Imana ifite abavandimwe urira rero ngo ni imfubyi ifite ababyeyi urira ngo nta bavandimwe ifite abavandimwe ifite inshuti ifite ababyeyi ifite ibintu byose ku Mana ntago ari uko nguko bimeze naragiye rero Imana inkoreye igitangaza ndagaruka namaze umwaka n'igice nk'imiti ikomeye ariko n'ubundi nkiko nkomora bya bitenga by'amaraso nari narakira senga Imana ndavuga ngo Uwiteka ubasha gukamura aya maraso ahantu aturuka n'urugendo runini ni byinshi detaye ntabwo byakunda kereka twongeye tukabisubiramo ariko mu ncamake Imana yakamije ayo maraso nahoraga nika nkomora uyu munsi ndahumeka nk'abandi nta maraso nkiko nkomora hashize igihe kingana gute ni ukuvuga ngo iyo maraso yarahagaze ubwo reka twumve navuye mu Buhinde 2019 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 4 mara umwaka umwe niko nkomera ibyo bitenga by'amaraso mpumeka amaraso ubyumve ko naryamaga nakubwiye na mbere nakubwiye nti na urenda ndabwira nabumva nararyamaga akabago nsanga kanwa kuzuye ariko Imana yabanye nanjye ayo maraso ntiyanyica ntiyamanukira mu bwonko ntiyagira n'ukudi kuntu abigenza Imana ibikora gutyo rero no kuvuga ngo ubwo twafata icyo gihe 2019 ubwo tubihuje n'imyaka ingahera gukuramo hafi 5 namaze ubwo no kuvuga ngo mu myaka 5 namaze umwaka umwe n'igice mpumeka ayo maraso niko nkomora ibitenga by'amaraso Imana irabikamye bikuramo ariko ikintu nashakaga kuvuga wenda reka twizere Imana ubutumwa bwiza bwa Matayo ntabwo turi buhasome wenda cyane umva ari ibice 11 murongo
wa 28 havuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Yego. Kristo araruhura. Ndibuka ngenda hari umwana waje azi ko mbura iminsi 2 ngo ngende, arambaza ngo mama nti uramutse ugiye ntugaruke waba udusigiye ndi? Waba unsigiye ndi? Mbwira ikintu kiri ku mutima wawe, mbwira umuntu uri ku mutima wawe. Naramubuze. Naravuze nti nanjye nananirwa kuko ndi umuntu. N'umuvandimwe yananirwa atari uko wenda mwanze cyangwa yanze abana banjye. Mama we yari umukecuru ugendera ku kabando, wumve ko yarambabaje no kumusiga kugira ngo agende mbere yanjye. Ngewe ngende mbere ye sore. Ariko Mwuka Wera arakarama, yahise ampa igisubizo aho hafi. Ndamubwira rero mwana wanjye ati nshobora kugenda ubundi ku rugamba. Iyo uri ku rugamba nturebe inyuma. Iyo uri ku rugamba biba gusaba kwambara imyambaro y'urugamba witeguye ko ushobora gutabaruka cyangwa ntutabaruke. Byose birashoboka. Si uko abakiranutsi badataha, gusa ntabwo bapfa barataha bagasinzira. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari ubugingo buhoraho iteka ryose. Ndamubwira nti ikibazo mbajije ndakigusubizanya. Ati kinsubize mama. Nicyo kintu kinzanye kugira ngo nkubaze. Unsigiye nde? Udusigiye nde? Uturaze nde? Umurage wacu ni uwuhe? Tubwire, mbwira. Nijye ukubaza. Ndamubwira rero umuntu nkusigiye, ijambo nkusigiye, ubuzima nkusizemo, umurage nkusizemo, n'abavandimwe bawe bose n'uyu muryango wose nkukomeze. Nkusigiye Uwiteka Imana nakoreye, nubashye, n'uyu munsi nyubaha kandi nkikorera, nindamuka ngarutse nzayikorera n'ibihe byose. Ntuwo niwo murage nkusigiye, uzageza no ku bandi batari hano kano kanya. Umwana amarira yaje mu maso araturika, mbona azanye ibizenga byo mu maso. Numva nanjye bintema akantu, ariko ndiyumanganya nk'umuntu mukuru. Arambwira ati mami urakoze kumbwira ikintu kiri ku mutima wawe. Ndagushimiye, nanjye iyo Mana nzayizera, nzayikurikira. N'abadahari nzababwira ko wadusigiye Imana. Amen. Amen. Nuko urugendo rwatangiye ni nawe murage n'abaraze. Rero abarushye n'abaremerewe basanga Yesu. Ese pastor ubwo ntitwaba dutwaye umwanya kugira ngo dusomere icyo cyanditswe byibuze? Oya, nta kibazo, ariko turiho turagana ku musozo. Nta kibazo, nanjye ubwo ndumva nabihinira, ariko dusomera icyo cyanditswe kugira ngo twe gusiga abantu wenda mu rujijo no mu rungabangabo. Wenda ibindi tuzabega. Ikiri aha ni ukuvuga ngo warakize. Narakimva. Haleluya. Narakize. Warakize. Ese ubundi ubwo umwenda mfite nzawishyura, ariko Kristo azanshoboza. 28 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Komeza. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Urakoze. Nashakaga kuvuga ku buruhukiro. Amen. Kristo ntabwo aruhije kumukorera, ntabwo ari imitwaro akorera abantu. Oya, kandi umutima uroroheje, ni umugwaneza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ni umugwaneza, aroroheje mu mutima, kumukorera nta mitwaro irimo. Ahubwo icyo ndushaho kuvuga, icyampa abantu bakamenya aho abantu baruhukira. Icyampa abantu bakinjira mu buruhukiro Kristo yababwiye. Kuko hepfo ashoje avuga ngo niwe buruhukiro. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Ngira ngo simbizi abadukurikiye, reka nizere ko ubu buhamya nugira igihe cyo kubwumva buzagira aho bugukura mu kigero cyawe cyo kwizera, bukagira ahandi bukugeza. Imana nidushoboza wenda tuzakora ikindi gice, ariko murabyumva ko Imana yagendanye nawe intambwe ku yindi, urugendo ku rundi,
kimwe ku kindi byose ikagenda ibyica ruto ruto nka ba banyakanani bari mu gihugu cy'Abisirayeli we yagiye ibica ruto ruto kugeza igihe birangiye uyu munsi ni muzima arashima Imana kandi arimo kuduhamiriza ko Imana ikora. Ikindi numvise yavuze nuko muri uko kurwara ngira ngo ntekereza ko n'impamvu Imana yemeye kubinyuramo kugira ngo uguhe ayo mavuta. Buriya ikintu utaratsinda ntago ufite amavuta yo kukivuga, ntufite n'amavuta yo kukigisha, ariko wibuke ko wibonaga mu kibaya bakuzanira abantu bari mu tugare ukabasengera bagakira. Ngaho genda ukore rero. Murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Ariko nagusaba kugira ngo udusengere dusoza n'uyu muntu umusabire kwizera nka wa mugabo wabwiye Yesu ngo nkiza kutizera unyongerere kwizera, kuko niyo ndwara ikomeye irimo gutuma abantu benshi bapfana mbere y'uko igihe cyabo kigera. Bicwa n'ubwoba, bicwa n'amakuru, bicwa na reality, ibyo babona birasakuza cyane bikaruta ryajwi ry'Imana riri kubongorera. Dusengere. Reka twubahe Imana dusenge hamwe n'abadukurikiye. Data mu izina ryawe ryera Yesu, turi imbere y'amaso yawe nyaguhora ku ngoma, uri Imana ishobora byose gitari cy'amahanga. Turasenze tugushimira akanya keza wabanye natwe, tukuragije ibindi byose biri imbere Uwiteka, tukuragije abarwayi Mwami. Uwiteka Imana nyiribihe, ijambo ryawe ni inkota gitari cy'amahanga, ijambo ryawe ni rizima kandi rirakiza, ni inkota gitari cy'amahanga. Iyo rigeze ku murwayi wa kanseri Imana rirabaga rigakuraho, iyo rigeze Mwami Imana ku kirema riramukiza rikamuhagurutsa, iyo rigeze kurwaye Imana icyaga icyo ari cyo cyose kiramukiza. Ijambo ryawe Mwami Imana rirashoboye, ijambo ryawe rikuraho rigashyiraho. Mwami Imana rega ntabwo indwara z'umubiri gusa cyubahiro cy'amahanga arizo ndwara gusa Uwiteka, hari n'ushobora kuba nyaguhora ku ngoma arwaye icyaha icyo ari cyo cyose Uwiteka Imana, kuko tuzi neza ko gupfa kwaturutse ku cyaha, indwara atari ubumana ahubwo ari ubwami bw'umwijima, ari imbaraga z'abadayimoni Uwiteka. Rero inkota yimanutse gukiza ikiza icyaha, irabaga gitari cy'amahanga, ikuraho indwara, ikuraho ubwihebe, ikuraho ubwigunge, ikuraho kwizera guke. Mwami w'abami gitare cy'amahanga Mana isumba byose, rero imbaraga zawe nizururuke, abarwayi bakire cyubahiro cy'amahanga Uwiteka Imana nyiribihe. Turasenze gitare cy'amahanga, dusengeye isi yose, nsengeye igihugu cyacu Mana isumba byose, amarwariro atandukanye Uwiteka. Mana mu baganga bose Mana ubaha imbaraga zo kuvura no gukiza gitare cy'amahanga, ukuboko kwawe kwiza kubabeho. Mana hari abari muri bomboni Uwiteka ndabasengeye, ni wowe Mana yonyine gusa nyaguhora ku ngoma ibasha gukura muri koma ugasubiza imusozi, ni wowe Mana igera mu bibyimba ukabibaga bigakira Uwiteka Imana, ni wowe Mana ikiza ibintu bitandukanye Uwiteka. Mana wagera mu kabari cyubahiro cy'amahanga Mwami wanjye ugakiza umusizi agahinduka muzima. Mutware wagera ku urumogi gitare cy'amahanga Mana rwara munanira niyo nyakubahwa, inkota yawe nyakubahwa ikarubaga ikarukuraho. Mana wagera mu busambanyi gitare cy'amahanga Mwami wanjye ukabaga ugakuraho kubera kuri Imana. Mana yacu ahantu hose urahagera kandi ugakora, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ibyo ushaka n'ibyo ushima Kristo muzima reka bari byo ho Mwami. Ndibuka umbwira ijambo rikomeye, uravuga ngo nimbwire abantu bihane cyubahiro cy'amahanga, nguzize uwizeza umutima wakatuza kanwa ke cyubahiro cy'amahanga, ko wapfuye ukazuka cyubahiro cy'amahanga Mwami, azababazweho gukiranuka Mwami, ntateka azacirwa cyubahiro cy'amahanga Mwami. Ngo kandi uwo nguzakwizera gitare cy'amahanga uzamukiza indwara iyo ari yo yose Mana, ugera muri sida Mana ukazibaga ukazikiza cyubahiro cy'amahanga Mwami. Reka ihumure ryawe Mwami ryurukire ubwoko bwawe, reka utange ihumure Mwami, reka ubwoko bwawe bwemere kwinjira mu buruhukiro Uwiteka Imana nyiringabo. Uri umugwaneza, uroroheje mu mutima, wakira buri wese, ntabwo usubiza inyuma, wapfiriye isi yose, nta nubwo wapfiriye agace kamwe, wapfiriye buri muntu wese uri mu ishusho yawe Mwami. Rero turasenze twizeye Kristo muzima, kuri bukwizere akatura izina ryawe Uwiteka Imana yacu, ko wapfuye ukazuka, akizeza umutima we, akabarwaho gukiranuka ndetse akabyatuza akanwa ke. Mwami Imana yacu, uwo nguwo uzamukiza, si ukumukiza gusa Mwami, uzamugerekeraho n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze Mwami, buri murwayi wese umusanga hari, uri mu rugo, uri kwa muganga,
uri impande zose. Witeka Imana yacu umugirire neza, kuboko kwawe kwiza gukiza kumubeho, umusurisha imbaraga zawe no gukomera kwawe, ubutware bwawe bumubeho mwami, icyubahiro n'ishimwe bikomeze kubye mwami. Turasenze gitare cy'amahanga, wera wa Israheli Mana, twizeye ko bikoze mu izina ryera